biratangaje ndi mu bantu bakijijwe batabishaka nyine Imana yamfashe ntabishaka nanjye ntabwo nabishakaga tu zisi nyine nari umuntu w'umurara ninjye muntu hari ku isi wagiye mu rusengero afite inzoga ko iyo ngiye ikibungo ngera Kayonza natangiye guhindura ibitekerezo umva ntangiye kuba umuntu umeze ukundi kuntu nyine bafite ikirere ewane kimeze ukuntu tu habayo imyuka y'amarozi cyane bakabya ngo acometse ibyuma ngo umuriro wose uragenda. Yes, of course, your baby no vika utinyubwite nko bisanzwe. This is Vibes TV. Vibes TV mbabwira ngo every smile count. Yes, today nkuko bisanzwe bimenyerewe kuri Vibes TV tugira abatumirwa benshi batandukanye, ariko noneho agashya gahari nuko twatumiye noneho umukozi w'Imana. Bimeze bite wa mugabo? Namahoro cyane. Ugiye kutubwira wibwira abagukurikiye ukurikiye Vibes TV babwire ndi muntu ki uri twinjire mu kiganiro. Ya murakoze cyane nitwa Rushema Brice. Ndi umukozi w'Imana nkuko bivuze, umunyamasengesho, umuhanzi. Ya ibintu byose byamamaza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo wabinsangamo. Umuhanzi uririmba indirimbo za gospel ariko akaba n'umuvuga butumwa. So mbere yo kugira ngo twinjire mu buhanzi, nshaka tumenye uburyo wakiriye agakiza. Dushaka dusangiza uburyo winjiye mu murimo w'Imana kugira ngo mbese ubayeho nk'ubuhamya ho gatoya kugira tuze kwinjira mu buhanzi bazi iyo ni muntu ki. Ya murakoze cyane. Iki kintu nyine nakivuzeho cyane, ariko biratangaje ndi mu bantu bakijijwe batabishaka nyine Imana yamfashe ntabishaka nanjye ntabwo nabishakaga tu. Igihe kimwe nari nanyoye nyine nk'abandi bose nitemberera, naririmbaga indirimbo z'isi nyine nari umuntu w'umurara, nyura hari hafi y'urusengero aho nsengera urahazi Betesida. Niba gasamusamu karanyonguje numva bararamya banahimbaza. Of course nk'umuntu nyine ukunda imiziki njya kureba ibyabaye, nagize ngo ni show njya gutwika nyine ngezeyo mpura na Yesu gutya. Yes. Hari amakuru dufite yuko uri mu bantu binjiye mu rusengero bafite inzoga mu ntoki biza kurangira babaye abakristo bakomeye. Turagira ngo dusangize ku iyo shusho y'ukuntu winjiye mu rusengero n'amacupa mu ntoki, ese bakwakiriye gute? Nyine dusangize ubwo buzima. Biratangaje cyane. Ntabwo ndi mu bantu binjiye mu rusengero bafite inzoga, ahubwo ninjye muntu hari ku isi wagiye mu rusengero afite inzoga. Nari nyifite nta n'umuntu wabaga wayinyaka, nabanyuze nko muri humye nyine ndinjira, ariko aba protocole bakajya babona ntari seriye nyine. Uko baramya banahimbaza n'ubusinzi bwanjye niki. Njye nari naje numva nyine mfite gahunda yo kuba numvise nababangamira mvuga n'aba bantu bari mu biki, nabonye nta show nyine zabo nyine. Ariko mbona ndi kubabangamira, ndatekereza nubwo nari nasinze nari mfite ubwenge, ni kwa kundi nyine agasamusamu. Mbona ndi kubabangamira, mbonye ukuntu ari abantu beza, abantu b'Imana, ngira emotion ntangira kurira. Nari maze iminsi mfite depression, nari mfite umutima wo kwiyahura. Ntekereza ibintu byinshi nyine aho mu rusengero, ntekereza ko hari umwuka w'Imana wansanze. Mbona abantu bose ari beza, ariko nakwira nkabona ni njye mubi. So byatumye nyine numva ngize undi mutima uciye bugufi, ngira amarangamutima, ndarira cyane. Ba protocole baramfata banjyana muri biro, umushumba aransengera, aranampanurira ibintu byinshi kuri ubu byasohoye birimo n'ibi ngibi nyine byo kuba ndi gukorera Imana. Ya muri make nuko nguko bimeze. Yes. Byagufasha igihe kingana gute kugira ngo ubashe guhinduka wumve ko ugomba gukorera Imana bya nyabyo? Kuko urumva iyo umuntu akiri mu buzima bwo hanze hari igihe agera mu rusengero nabwo bukomeza bukamukurikirana. Wowe byagufasha igihe kingana gute? Njyewe nyine nkuko nabibabwiye ntabwo nigeze nifuza gukizwa. Imana yamfatishije imbaraga zikomeye. Kuva uwo munsi natashye mbaye undi muntu, buracya ngaruka gusenga, gahunda zose z'itorero nkaba ndahabaye. Ntabwo nigeze ngira umutima wo gusubira inyuma. Nshobora gukora ikintu kitari mu murongo muzima nk'abandi bose kuko turi mu mubiri, ariko ntabwo nigeze nsubira inyuma. Ni gute ubona ubuzima bwa Kristo n'ubuzima wari ubayemo? Kuko urumva already urimo mu bice bibiri, hari ukuntu wari umuhanzi mu
muri secular music then ujya muri gospel. Noneho rero hari n'ukuntu ari ufite ubuzima bwawe bwo kunywa icupa ukarihamya nk'uko babitubwiye, then ubivamo uravuga uti ibintu ngomba kubikatira. Ni gute nyine ubona ubwo buzima bukompaye? ubuzima mbayemo n'ubwo nabagamo biratangaje. Nsigaye nibaza ahubwo ukuntu nabagaho ntarakizwa. Ubundi umuntu udakijijwe babayeho gute? Mba numva nazi ukuntu bibabayeho. Simbizi ukuntu nabigereranya kuko ntabwo bigereranyitse, nta hantu bihuriye. Ubuzima bwo kuba ukijijwe ni ubuzima bwiza, ibintu byawe bikora kuri gahunda, wumvikana n'ababyeyi, wumvikana n'abavandimwe, isi yose kubonamo icyizere cy'umuntu nyamuntu. Hari ukuntu bamfataga nyine abantu, hari ukuntu ubwo basigaye bamfata, hari uko niyumvaga, n'ubu hari ibyo niyumvaga, inzozi zanjye zaragutse, ubu ndatekereza ibintu bibyibushye. Ikindi kandi mfite ibyiringiro bizima ko nyuma y'ubuzima nyine mba ndimo hari ubundi buzima bwiza nzagira. Ntekereza nyuma yo gupfa, ariko ntarakizwa natekerezaga ahubwo ibirangira. Yes. Rushema Brice ni umuhanzi uririmba indirimbo za gospel, kuko ngubu secular amaze kuzivamo, ariko twakibaza ngo ese Rushema Brice avuka se afite umuryango se avuka n'abana bangahe, kugira ngo abantu bamenye ni muntu ki. Ko njye mbona abakozi b'Imana kenshi na kenshi barimo kwivuga, aravuga ati ngende umupapa ndubatse mfite abana 5. Ati ubu ndacyakomeje no kubyara n'umugore umwe. Ati Imana ingiriye neza ndacyababyara. Ubwo rero nawe ugomba kutwibwira deep, biri deep ku buryo umuntu ashobora kuvuga ati kabisa uyu muntu ndamuzi neza. Njyewe ndacyari umusore. Rushema Brice ni umusore ukiri mutoya. Mvuka mu muryango w'abana 7. Mushiki wanjye nzamuguha. Turamwakira. Nkurikira mushiki wanjye umwe, nkurikirwa n'undi mukobwa. Ubwo turi abahungu 4 n'abakobwa 3. Navukiye Kibungo mu karere ka Ngoma. Nakuriye ku Gisenyi, amashuri abanza nayize ku Mubano, andi mashuri yisumbuye ayo nabashije kwiga nakomereje i Bugande. Hanyuma ndumva ibyo ngibyo ari byo bindanga, sindagira CV ibyibushye. Ukaba n'umukozi w'Imana. Nkaba n'umukozi w'Imana. Wenda abantu benshi, niyo mpamvu nkikubajije, hari abantu benshi bazi ko wenda uri hano ku Gisenyi, nkeka hari niba ari mu Bigogwe, sinzi niba ntibeshye, ariko nyine bakumva uravuga ururimi nyine utari urwa hariya, kuko abantu bo ku Gisenyi nabo baba bafite uburyo bavuga, ugahita uvuga ati cyakoze atuye umuntu kabisa. So wenda kugira abantu basobanukirwe neza, urumva ko deja already kavukire yawe ni Kibungo niba ntibeshye. Yes. Ikibungo uri mu bantu bakijijwe baturutse Kibungo, kandi Kibungo bavuga ngo abantu bagendera ku dutaro ngo ibintu by'amarozi byadanje. Si ibyo bintu bo byizerera mu cyanga bimeze gute? Nyine dusangizaho nk'umuntu wabashije kuvukira aho hantu, unatubwiye n'ingamba ufite kugira ngo uzarwaye n'ibyo bintu, kuko umwuka w'Imana uhora uhanganye n'umwuka wa Satani. Yes. Kuba waravukiye Kibungo ukaba umukristo ni ibintu bitangaje ubwabyo. Sinzabyibagirwa mu minsi yashize nagiye Kibungo. Usko iyo ngiye Kibungo ngera Kayonza natangiye guhindura ibitekerezo. Nkumva ntangiye kuba umuntu umeze ukundi kuntu, nyine bafite ikirere kimeze ukuntu habayeho imyuka y'amarozi cyane, ariko nanone nyine Imana iraganza. Uwishaka ntago yabura kumufata, nta nayitamukura. Ibintu by'amarozi mbyizereramo cyane. Kera nkiri umwana twigeze kujya kwiba imyembe mu murima w'umugabo umwe, nari ngiye kumuvuga izina. Urumva noneho twurira igiti nyine. Kuri urira igiti hari ukuntu kiba kiri mu gasozi gahanamye gutya. Ukajya ujya kubona ukabona amabuye ari kwibirindura, ibuye rikihirika gutya rikaza rigakubita ku giti, ukizunguza nka gutya ukenda kwitura hasi. Ukabona nujya kumanuka n'irindi rimanuke rikagukubita. Amabuye yose yo haruguru yaramanutse akubita igiti. Sinzi nanjye ukuntu byarangiye, twarasimbutse turirukanka n'abandi bana. Bisobanuye nyine ko haba uburozi cyane. Yes. Ushatse kuvuga ko kabisa inkuru z'ukora boro haba ibirozi, izo ni impamo. Ni impamo, ni ukuri. Satani arakora. Kandi Satani kuba akora ni ikimenyetso cy'uko nyine ubwo hari umwuka mubi hari n'umwuka mwiza. Tukaba twarakiriye umwuka mwiza w'Imana, tunabishimira Imana cyane. Ubu wigeze ubona agataro kagenda mu kirere?
ko bajya batubeshya ngo udutaro ngo turagenda yewe mbifata nko kubeshya kuko sindakabona kagera nk'Ikigali uzabuze umuntu ukohereza byibura ngo abone hejuru yanjye bavuga ko kagenda nijoro sindakabona ariko hari ukuntu nyine nguyo kagenda kaka nyine ubwo rero twajyaga tubona nyine tukagira ngo nikibona umwe wasanga ari natwo ntabandi aho nta makuru mfite kabisa yo kuba agatero kagenda ayo makuru kuko njye ndumva nanjye ntekereza ko kaba kadahari kabaye gahari se ubu wabura n'umuntu mwamuturanye wari ugafite uvuga ati runaka agira agataro barabivugaga ko hari uwakagiraga twari tunaturanye ariko nyamara birashoboka nanjye ndabikeka sinakabonye urumva navuye nkiri na mutoya wenda ariko byari byose tubayo ariko iwacu ntabwo tubigira abantu bataza kugira ngo nawe uri mu bantu bamwe baje Kigali n'agataro reka twigarukire ku muziki wawe wenda hakari agaciyemo ku muntu ashobora kuganira ku buzima buri sosiyale cyangwa se umuntu akamenya uyu muntu ni muntu ki cyangwa se akamenya karitsiye nk'uko wenda wadusangiza ku mateka y'iwanyu nta n'ikintu biba bitwaye gusa nkeka ko wenda uko bigenda bibasiviriza wenda cyari Kibungo cyangwa se ubu wabaye Ngoma ubu ni akarere ka Ngoma umurenge Kibungo yabaye umurenge ntekereze ko ubwo Kibungo yajyananye na Kibungo Ngoma ubu ngubu ibintu byagenze neza ibintu byabaye sivirize mu gihugu bagenda banakizwa n'insengero ngira ngo bagenda bazubaka ahantu nk'aho niba bakenewe amasengesho cyane niyo mwagakwiye kwerekeza ibiganza cyane kugira ngo abantu babo babashe kwakira Yesu abantu b'Ikibungo bakire Yesu rega burya muri Bibiliya aravuga ngo abazemera bose muzababatize cyane wari ubizi se ko iryo jambo ndizi ariko wowe ari abantu bajya bakwibeshyaho burya uri umuntu ukomeye cyane ibintu by'Imana nasanze ufite ukuntu ububizi ibintu by'Imana tuba tugomba kubimenya kuko n'ubundi niba wemera Imana cyangwa se niba ubyuka ukabona birakunze iyo ni Imana ukumva biremeye ntekereza ko ari Imana iba yabikoze ni igitangaza ibyo niyo tutanavuga bipfa kuba byitiriwe Imana kuko ubundi hari umuntu wajyaga twigisha kera akatubwira ati njye ntago nemera Imana ariko simbabwiye ngo ntimuyemere kuko njyewe ni amahitamo yanjye niba wemera Imana ikabibaho nta kibazo nukuri ibyo ushaka nta kintu uzaba ariko nuramuka uyihakanye ukazasanga ko kibaho kandi warayihakanye ubwo icyo gihe bizahura n'ibibazo byinshi cyane ubwo ndumva twakwemera Imana kuko n'ubu nta kibazo tuzagira mu gihe izaba ihari niyo yaba idahari ntaribi hari undi muhanga nkunda cyane umukinnyi umunyarwenya witwa Seburikoko Papa Sava yaravuze ngo Imana niyo yaba itabaho gukorera Imana nta gihombo kirimo niyo yaba itabaho Imana itubuza ibyo bintu by'imico mibi Imana yanga ubusambanyi kandi harimo za sida kuba waririnze ubusambanyi kugira ngo utagirana ikibazo n'Imana yawe bigatuma utarwara n'izo sida n'izindi ndwara ntubyaragure ntunywe amacupa ngo urwane ndumva nta n'igihombo kiba kirimo nitwinjira mu gice cya music rero uraza turirimbira ku ndirimbo baheruka gusohora cyangwa se niba hari n'indi wenda ishobora kubigufasha muzawe ntawera nkawe nta yindi Mana atari wowe nta gitare kimeze nkawe Mana yanjye nagize ibyago ngo utakiye uransubiza namagariye mu nda y'ikuzimu wumva ijwi ryanjye ibyo mvuga bifite aho biva mu mutima unezerewe Imana yanjye ibyo turi kuvuga nyine ni aho ngaho biva iyo ndirimbo yawe yitwa iki? Yitwa ibyo mvuga gutyo iri hanze ubu ngubu iri hanze hamaze iminsi 3 reka mbwira abantu bakurikiye Vibes TV mwokabyaramwe mwagiye mukareba indirimbo mukumva ubutumwa bwiza Uwiteka Imana yabatumye mwambabari mukareba indirimbo yanjye bagende bayirebe banayisharinge banayumve natera inkunga nyine ibihangano byawe umuziki wa gospel umazemo igihe kingana gute ngiye kumaramo umwaka gospel wenda tubikombinye na church ufite urusengero rusengeramo turabizi ko ari Bethesda ariko se
hari indi mirimo ukora mu itorero ijyanye no kuririmba? ndirimba muri Boanerges. Muri Boanerges. Yes. Ngira ngo ni korali y'urubyiruko. Ni korali y'urubyiruko irakunzwe cyane hanze, ifite indirimbo yitwa Humura, nayo bayishake yabafasha cyane. Humura ntago yiziho gatoya? Ndayizi numva nabirimbaho nyine nese byose rigaba ari kimwe n'ubundi nazo bari izawe. Bari zanjye. Humura, humura, iyo misozi iri imbere yawe nzayigira amataba, nzatembesha amazi mu kidaturwa. Imisozi iri imbere yawe nzayigira amataba. Yes. Ngira ngo izo ndirimbo zijya kugira ahantu zihurira, kuko urumva ya mbere irahumuriza, ende watangiye utubwira uburyo ki umuntu ashobora kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza, uburyo ibintu bikugoye ushobora kugira gute kuba wahangana nabyo. Kuki wibanda kuri iyo message? Kuko urumva indirimbo ukunda yo muri Boare niyo wahimbye zose zijya gusa. Indirimbo akenshi nyine uyikunda bitewe n'ibintu ishaka kukubwira. Ubundi indirimbo ni ubuhanuzi. Hari igihe nyine iba ifite ihumure nyine iri gutanga mu buzima bwanjye muri iyo minsi. Nifuriza n'umuntu wese kumva nk'iyo ndirimbo. Nta handi twakura ihumure, nta handi wakura gukomera, nyine ni muri Yesu. Dirija wacu witwa Richard aherutse gusohora indirimbo yitwa Ni muri Yesu, avuga ko nyine ibyiza byose ushaka nta handi ushobora kubisanga ari muri Yesu, harimo n'iryo humure. Kandi nawe nkaba tayari ndamutwikiye. Yes. Wenda turagira ngo twinjiremo neza deeply. Hari ukuntu abantu wenda weho wagize Imana, wenda ufatirwa kwa Rugamba niko twabyita, cyangwa se muri Bethesda Holy Church. Ni urusengero hano ku Gisozi, ngira ngo abantu benshi bararuzi kuko hajya habera amakonseri akomeye hano muri iki gihugu. Mu rusengero rwa mbere mu Rwanda. Rwiza. Rwa mbere rwiza kuko rufite ibyuzuye kabisa, nabonyemo imbere hameze neza, yemo n'amasound proof, mbese rwujuje na sonorisation na lighting to byose, kuko hajya habera n'ibitaramo by'abantu bakomeye bari Negahongayire n'abandi. Ndagira ngo nkubaze, wagize Imana zo gufatirwa aho hantu, kuko ntekereza ko utari wapanze ngo nimfata umwanzuro kujya gusenga nzajya aha. Ariko hari comparison ebyiri. Hari zino nsengero zisa nkaho benshi bazitaga ngo inzaduka, ariko ntekereza ko atari ko biri, kuko n'ubundi n'izindi zaje zaduka byose. Nanjye ubwanjye ndi inzaduka. Abantu babivuga gutyo mw'iyo sanse, ariko njye ntekereza ko atari ko kuri. Zino nsengero zisa nkaho ziri civilize, ubona zitarimita ibintu byinshi, n'izindi zabanje kera. Turavuga wenda za ADPR, tugashyiramo wenda aba Protestant, Adventiste. Ugiye kuduha ishusho y'uburyo wabonye, urumva uraza gusenga usanga wenda harimo abantu basa nk'ari abasirimu, kandi burya abantu b'abasirimu bagendana n'ibigezweho. Agakiza ko muri uru rusengero ukabona gute? Agakiza ko muri rwa rusengero ni agakiza gatangaje. Usangamo abantu bafite iby'isi byinshi abantu baririra. Ugasanga umuntu ni umukire, afite iyo modoka n'inzu nziza, afite ibyangombwa byatuma akenshi umuntu afite ibintu abantu bajya gusenga bashaka. Ajya gusenga ashaka kugera ku bukire, ariko ugasanga harimo n'umukire. Agakiza gahari bigaragara ko ari agakiza ka nyako, kadashingiye ku bindi bintu, ahubwo gashingiye ku mutima unyotewe Imana. Hari agakiza ka nyako, ni ukuri kandi rwose pe. Nanjye ntabwo nari mbizi, gusa umpaye andi mahitamo ngo nongere mpite Imana nsengera, nakongera nkahitamo, nkongera nanone nkahitamo, nanone nkahitamo. Yes. Wenda impamvu mba nshatse gukomoza kwako kantu, hari nk'abantu wenda baba bavuga ati se handi ajya gusengera yose, mbonye n'abakobwa bambaye amapantaro bagiyeyo, ati se siko ndeba umuntu yakubise makiyaje. Ndagira ngo ugire ikintu usobanurira abantu bateze amaso cyangwa se barimo gutega amatwi na Vibes TV, ubabwire ni gute imyambarire cyangwa se physical appearance idahuye n'umutima wo kugira ngo umuntu yakire Yesu nk'umwami n'umukiza. Akenshi Satani hari ibintu yakoze byo gufata abantu nyine akabumvisha ko ibintu bikaze, kandi ibintu biroroshye burya nuko ari twe tubikomeza. Ntabwo agakiza ari ukwambara nyine amakanzu agera ku bitsi, nayo ntacyo atwaye, ariko ntabwo ariko gakiza. Kandi kwambara ipantaro uri umugore ntabwo ari icyaha. Ushobora kugira ngo wambare utuntu tugera ahangaha tw'impenure, kwambara ipantaro ntacyo biba bitwaye. Ikindi kandi Imana burya ireba umutima w'umuntu, nubwo
imyambarire yacu nayo ishobora kuramya buriya dushobora kuramya Imana bitewe n'imyambarire twambaye ubona nk'ubu se sinambaye agatisi keza nakwambara n'ikoboyi nayo ntago yaba ari icyaha ariko umutima w'umuntu niwo umucira urubanza so mu gihe umutima we nta rubanza wamuciriye sintekereza ko hari icyo waba uri cyo cyatuma uvuga ngo uyu muntu ntakijijwe ngo kuko afite akamakiyaje njye nta nubwo nashaka umugore utishyiraho makiyaje agomba kuba agira gute byose abikurikirana reka agenda cyane buriya agakiza ntabwo ari ikintu cyo gukangisha abantu ni icyo guhumuriza abantu ahubwo yes ngira ngo wenda abantu bisobanukirwe kuba umuntu ko yaba agaragara inyuma hari abantu bajya bavuga ngo ntukajajinge igitabo cyangwa se urebeye kuri kava y'inyuma banza ugisoma umenye ibintu birimo yavuga ngo don't judge a book urebeye kuri kava tu ariko ikintu cyo navuga ntekereza ko naho hari umwuka wera kandi ukora hari ahantu rwose pe sinzi ukuntu ngiye nabivuga hari umwuka wera utwika ubu uyu munsi rero twaje muri gospel ariko ntabwo nigeze nzana za courage zajya batagira ngo ndarwaye kubera ko ibintu by'Uwiteka Imana ugomba kubivuga gake kugira ngo ijambo kurinde kugira ngo nabyumve neza hari ikintu kimwe kiba mu bahanzi ugasanga batagira ngo barwaye hari ukuntu abantu baba bakumenyereye yakumva akavuga ati si uyu mugabo noneho ntago yariye kandi boss ndabizi ikaba yabikurikiranye turarya tugaga hari ikintu nari nkomojeho gospel impamvu ndi kugenda bijyanisha nibazo ngira nkubaze kuko uracyari umuhanzi ukizamuka wenda muri gospel ariko gusa ntekereza ko hari ibindi abandi baba baratubanjije tuba twararebeyeho hari ukuntu gospel nk'icyo twe tuvuze urumva umuntu araje muri gospel ati ngiyewe wenda criteria z'church nta kwambara ibyo bintu ntaki ukabikompara naho none n'ukuntu no mu muziki usanga abantu ba gospel bavuga ngo umuziki twakwikorera Imana ntituzakora ibitaramo ngo batwishyure umuziki ntago tugomba kujya gutwika nk'uko wari ubimbwiye nta mukozi w'Imana wo kujya gutwika hari abantu bafite imyumvire imeze gutyo ndagira ngo none sasa udusobanurire ubona weho gute umuntu ushobora kuvuga ngo ngiye gukora umuziki yego nikorera Imana ariko sinzasabe n'isabune ngomba kuba nambaye nsa neza biturutse muki mu mpano Imana yampaye kubera ko hari abantu wenda baririmba sekira batunzwe n'iyo mpano none ngiye gukorera Imana sinshaka gutungwa nayo abo bantu bababwira iki cyangwa se weho watubwiraho gute tugereranyiriza utubwira ati ngiye impamvu mbona ko gutwika bikenewe ni gutya impamvu mbona ko indirimbo z'Imana kuba nazicuruza bakama amafaranga no kubera impamvu niyi then utubwire ku yose cyangwa se utubwira ati nanjye umuziki wanjye ngukorera ubuntu nkawutangira ubuntu nta kintu ngushakamo mvuze ngo ngukorera ubuntu bwo naba nkubeshye ahubwo n'umuntu uri kureba iki kiganiro mnyamuneka munandemere ahubwo kuko gukora indirimbo birahenda urabizi wowe ntabwo biba byoroshye nabikora ku buntu mbaye mfite ubwo bushobozi ariko se mbukuye hehe nta kazi ngewe mfite bimbereye umugisha impano yanjye yantunga gusa nanone ntabwo bimeze nka sekira nuvuga ngo ushobora nko kuba nk'umuntu ashobora gutegura igitaramo runaka wenda akavuga ngo ni uwa gatanu wo kuramya akakubwira ati ngwino twifatanye muri iki gikorwa ntabwo wamubwira ngo urampa ngahe ngo uragira uti nta nubwo wajya wamwishyuje pe ariko nawe ubwe agomba gutekereza ese uyu muntu indirimbo ari kuririmba bigenda bite nawe akagira ikintu nyine yibwira iyo atakibwiye Imana y'ubwayo igira inzira zayo nyinshi Imana ishobora gutunga umuntu inyuze mu mpano ze atari ngombwa ko agiye gutega akaboko nyine aho Imana twebwe inyurira mu mpano zacu ikaba yagira ikiguha gusa bitandukanye na sekira ko sekira ndakubwira nti nayangaya niba utayafite sinzi ariko twebwe ntabwo twishyuza ahubwo Imana iyongorera uwo muntu igikwiriye akagikora ko ngiye duciririkanwe naguca make ariko Imana ije igafata umutima wawe iraza ikakubwira iti umuhungu wanjye nubwo ubona yambaye karaka rwose birakomeye nubwo ubona yajishije ariko Imana nyine ikakuganiriza ukagira icyo ukora so impano z'abagospel hari ukuntu wenda turi buze kuza kubyinjiramo neza kubera ko wenda Israel mbonye ngira ngo uramuzi wenda ni na mukuru wanyu mu bintu bijyanye no kuramya no guhimbaza ngira ngo ni n'umuntu ukomeye muri iki gihugu nzi ko ibitaramo bye akenshi bajya bishyuza na za miliyoni yego kugira ngo winjire
reka tujyaho tureke kuvuga ngo umuntu ababwiye ngo nupfashe umucaya wowe uteguye igitaramo cyawe ushaka kujya kuririmbira muri diaspora cyangwa se ushaka kujya i Burundi hafi hano ariko nyine biriya bintu byo kuba wakora fishi ukavuga ati kwinjira wenda ni $5,000 ubyumva gute cyangwa se ubifata gute? Okay, narinyuze ku ruhande ni ukuvuga ngo ari njye wagiteguye nuko ntarimbigiyemo cyane ariko ngomba kwishyuza of course. Urumva abagufasha gutegura ibyo bitaramo byose ni amafaranga bakabya ngo acometse ibyuma ngo umuriro wose uragenda ubisobanuye ibintu byinshi. Umuriro nyine biriya byuma bitwara umuriro, urumva ntabwo ngewe najya kwikoramo nta n'ikintu mfite ngo ngure uwo muriro. Gusa nyine nk'uko nari mbivuze, Imana ishobora kugushoboza nk'uko nafata $500 nkabitanga mu rusengero nkavuga ngo iri ni ishimwe Imana yangiriye neza iracyandinze. Umuntu ashobora no gufata $5,000 cyangwa 10 akazishora mu gitaramo ku buntu mu rwego rwo gushima Imana, agahamagara abantu akanabaririmbira ku buntu. Ariko ibyo ntabwo wahora ubikora, ugomba gushakisha nawe ukuntu wabaho kugira ngo iyo mpano ikure kandi igire n'abifasha. Abishyuza ndabemera rwose. Ukomoje ku kantu ko kuvuga ngo deja ukomeje ku kantu ko kuvuga ngo nshobora gufata $500 nkabitanga mu rusengero. Ndabizi we impamvu uri kubaza bino bibazo nuko nzi ko hari ubundi buzima wabanje gucamo butajyanye n'iki n'ubw'urusengero. Hari ukuntu rero abantu bibereye hanze bajya bavuga ati umugore wenda yitanze $1,000,000 mu rusengero cyangwa se arayituye, bakavuga ati buriya nagera mu rugo intambara ziraza kuba abantu barahana inkoyoyo. Noneho kuri wowe ubyutse mu gitondo ufite nk'umudamu ugasanga yitanze wenda tureke na $1,500,000 ku rusengero, kuri wowe wabifata ute? Ntabwo yagera mu rugo ngo mubwire ati ndagukebuye have ubundi ntabwo duha Imana amafaranga kuko yasagutse. N'undi iyo gutanga ni ukwigomwa. Yatanze nyine bitewe n'imibare mfite bishobora kumbabaza, ariko nanone byananshimisha kuko no mu byo nsaba Imana izama umugore ufite umutima uyikunda, ashobora gukorwaho akayatanga. Kuko n'ubundi erega ntago aba yarayavukanye, n'undi biba byaravuye mu kiganza cy'Uwiteka. Niba Imana yaratubashije kuba mfite urugo rurimo $500,000, iryo nishimwe, niyo yayatanga n'andi azaza. Ubuse ugira ngo Imana hari icyo bitarakoze, ntacyo biba bitwaye rwose. Bishatse kuvuga ko wageze mu rusengero ugahinduka ukumva ko iyo myumvire abantu batagera ku rusengero baba bafite nta hantu ihuriye n'ukuri. Ni imyumvire migufi cyane, nta kintu umuntu afite atahawe n'Imana. Kandi Imana ishatse waryama uri umukire bugacya watindahaye, nk'uko waryama uri umutindi bugacya wakiza. Reka dukomoze impamvu uri kubaza bino bintu nuko nzi ko uba hafi cyane ya Bishop, kuko nawe uri umunyamasengesho byanga byakunda n'amakuru umaje kumenya nta utandukanye n'undi mukristo ari we wese. Abantu benshi bajya bibaza ngo ese kuki dutanga $10 cya buri cyumweru, ari amafaranga ajya he? Turagira ngo nawe tukubaze nk'umuntu ushobora kuri mu rusengero kandi afite imirimo ashinzwe, usobanurira abantu ni iyihe mpamvu dukwiye gutanga $10? Ni iyihe mpamvu ni niyihe mpamvu ituma kwemera ko ayo mafaranga ashobora kuba yakoreshejwe mu ngero runaka? Udusobanurire gatoya, tubwire ati burya ari amafaranga yanyu bigenda gutya, ni ngiye nyirira cyangwa se bigenda gutya, then abantu bumve ko no gutanga ayo mafaranga mu rusengero nta kibazo bitwaye. Abantu bataza kugira ngo mfite izindi nshingano nka pasiteri, nuko nyine mba muri korari, ariko ndabizi kandi umuntu wese ukijijwe yakabaye kuba azi icyo kintu. Nanjye ndayatanga iyo nyabonye. Ni ukuvuga ngo $10 ni 1/10 mu byo wungutse, ugahamanya n'umutima wawe ko byaturutse ku Uwiteka atari imbaraga zawe, kuko hari abazikurusha batageze kuri icyo kintu, hari n'abakurusha ubwenge batageze kuri icyo kintu. Wowe ukavuga uti harimo ukuboko kw'Imana, ugafata 1/10 muri ibyo wungutse ukagitanga mu rusengero. Uko gikoreshwa rero, urumva dufite amabafure nka bya bindi by'umuriro navuze. Wabonye kiriya gitara kirimo hejuru hagati, kiriya gitara byonyine kugira ngo cyake nko kuwa gatatu dusenga umunsi wose kuva saa 5 kugera saa 11, umuriro kiba gitwaye byibuze ni umuriro mwinshi cyane. Ayo ni amafaranga kandi Bishop nta handi yayakura nyine. Urumva ni ukuvuga ngo ubundi iyo umuntu aragiye inka ubwatsi bwo kuziha
buturuka mu mata yazikamye akajyana kuri dayari. Yes. Inka zikakomeza zikabona ibyatsi. Ni ukuvuga ngo nawe akeneye kubona uwo muriro kugira ngo imizindaro ivuge neza, kandi nihatumirwa n'uwo mukozi w'Imana ashobora kuba yahabwa n'agatike, urumva ntago yaza afite akavumbi ngo aze kuri ariya makaro, arumva nyine byose bikeneye amafaranga. Hari n'indushyi, hari n'abakene bo mu rusengero baba bakeneye gufashwa. Murabizi ko hari abantu bagenda bafashwa nyine. Amafaranga rwose ibya 10 ahubwo mubizana, muzana ibya 10 dukora umurimo w'Imana, n'amaturo rwose nta kibazo kiba kirimo, kandi icya 10 ntago ari cyinshi. Ngira ngo wenda ibindi bibazo nanjye ntabashije kwibuka, cyangwa se ubwo nagerageje kuvugira abantu bibereye hanze y'urusengero, cyangwa se abantu batazi ibyo mu rusengero bihabera mu rusengero. Reka mabwire baze kubyandika muri comment kugira ngo ubutaha nitwongera gutumira umukozi w'Imana azabidusubirize. Reka twigarukire ku muziki ho gato tugera tunasoza, kugira ngo tunakurekure nawe ukomeze izindi nshingano. Umuziki wawe waturimbira indirimbo imwe, reka udukubitireho indi ndirimbo imwe nanone yo ku ndirimbo zawe, ubundi deni twinjire ku muziki dukorozinga, tubwira twakura imbuga nkoranyambaga zawe, tubwira se abanyarwanda bashaka gufasha iki kugira ngo umuntu yumve uburemere bw'umuntu twatumiye ari ubuhe. Okay, kambanze ndirimbe ino ndirimbo ya Bowen Jizz nayo. Iyo ndebesheje ukwizera nkatumbira mu ijuru, mbona ibyiza byinshi binegereje, umutima wanjye ugahindurwa, nkakura amaso ku by'iyi si, nkanezezwa no kwibuka ko igitondo kimwe nzaguruka nsanganira umwami ku bicu, turebana amaso ku maso, ndabizi neza ko uyu mubiri numara kubora nzareba Imana yanjye, nzayireba mu maso, icyo gihe sinzapfa, icyo gihe sinzarira, sinzasuhuza umutima, kuko ibya mbere byose bizaba bishize, maze afata ukuboko kwe amanagura amarira, ati ngwino mwana wanjye mu rugo kwa so. Iby'amaso yacu atari yabona, n'iby'amatwi atari yumva, iby'imitima yacu itaratekereza, n'ibyo twabikiwe n'umwami Yesu, nitugerayo muri icyo gitondo azakenyera, maze aduhereze atwambika amakamba atatse w'inyenyeri, mbega umunezero utari wabaho. Hari agace ntaririmbye kuri iriya ndirimbo kavuga ngo nagucumuyeho kenshi nuseba ko mbabarira, wambereye Imana kandi ntabikwiriye, oh Mana, imbaraga 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 zawe Mana we, oh haleluya 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 haleluya. Ko numva mfashijwe. Ugomba gufashwa kuko Uwiteka niyo mpamvu tutazumva ducecetse kugira ngo zibashe komora ku mitima. Reka wenda ngushimire kuba abanye natwe, ariko ntago nanone wagenda utabwiye abantu ngo njye mboneka. Okay. Social media. Social media mboneka kuri Facebook, nkoresha amazina yanjye Rushema Bruce. Mboneka no kuri Instagram, umwana followinga. Mugakomeza mugakurikirana n'ibikorwa byanjye kuri YouTube. Ntabwo zose twaziririmba, ubu ngubu maze gushyiraho 2, ariko mfite n'izindi nyinshi, ariko iyo ukoze subscribe biramfasha cyane kugira ngo ninzajya nshyiraho ikintu ujye ubona notification cyangwa se amamenyesha, kandi no kunzogera.
kugira ngo bijye bitabizi. Yes, mukande ku nzogera, mukoreshe musangize ibintu abandi. Ingoma y'Imana yogere n'iy'abana b'abantu ngo yarogeye. Umuntu araza aririmba ibintu nyine bifite ubutumwa bitanga, ariko n'ukuri hari n'ibindi tuba tugomba kumenya bifite icyo bifasha nanone sosiyete nyamwinshi. Dukomeze twamamaza ubutumwa bwiza. Ikindi navuga uze gushyiraho na nimero zanjye ku kiganiro nta kibazo. Zibabwira nta kibazo ko hari n'umushobora gushaka kumusengera. Kumubwira inzira waciyemo kugira ngo ujyane icupa mu rusengero. Yes, ariko we ntazarizane. Nasengera umuntu abishatse ampamagara tugasengana, namugira n'inama muri iyi nzira y'agakiza. Hari ibyo maze kumenya, araho ngeze nafasha undi. Ni 079 15 19 9. Iyo nimero yanjye rero mwama n'inkunga. Aka kantu muri mobile cyane iri muri momo. Yakira na wadi limit. Nukuri pe. Nukuri iba no kuri WhatsApp wananyandikira tukaniganira bisanzwe. Ndi n'umuntu ukunda kuganira cyane, mba mfite amagambo menshi. Akantu nasiga mbabwiye, ikizabereka umuntu wahuye na Yesu ni amagambo menshi. Iyo uhuye na Yesu usigara ugira amagambo. Uba talkative, ukagira uti Imana igira neza, urabizi. Haleluya. Yesu. Reka wenda tuze nk'aba closing, ariko ndagira ngo ubaze ikibazo cya nyuma. Urateganya kuzakora igitaramo? Ese ni ryari niba bihari? Ndi kurwana no gukora indirimbo nyinshi. Ndashaka kurangiza album. Hari zo na recordinze, hari izindi ndi kurikodinga. Uko ubushobozi buzagenda buboneka, sinifuza kuzongera gusohora indirimbo idafite amashusho. Wenda kajye kaba ari agashusho koroheje, visual, cyo twakwita nka visual. Nka visual, ariko nkasohora gafite nyine ukuntu kagaragara. Ibyo ni imbirangiza rwose. Imana nizeye ko izamfasha. Nza launching your album, nzakora igitaramo cyo kuyilaunching, ndabyizeye. Imana izamfasha kandi hamwe namwe muzakomeza kumfasha. Hari izina wari wayibonera album? Ndashaka kuzayita Ibyo Mvuga. Mbabwire ngo rero indirimbo amaje usore ebyiri ziri kuri album ye bita Ibyo Mvuga, then hari n'izindi zizakomeza kuza. Ntekereza ko wenda zishobora no kuba ari nyinshi. Reka mbabwire ngo mukore subscribe, like and share, yaba kuri Rushema Brice kuri ahantu hose ku mbuga z'inkoranyambaga, even if no kuri Vibes TV. Mbabwira ngo every smile count, kandi mbabwira ngo twari turi kumwe. Mbabwira ko twari turi muri Dylan's Bar rero ni ahantu hameze neza cyane. Nanze kubyamamaza mbere ko twari turi mu bintu bijyanye n'ijambo ry'Imana ngo mutumva turi kubabwira, ariko nitubabwire ko hari ahantu hari icyo kunywa kimeze neza, inkoko imeze neza, ndetse hari n'amacumbi ku bantu ushobora gukererwa gutaha muri Kigali, ushobora kuzuka harara nta kibazo gihari. Ubwo ikindi mbabwira ngo Imana iduhana umugisha. Ni hano ku Gisozi, ahazwi nko kwa Gaposho, cyangwa se ahantu hubatse inyubako ya FPR. Uramutse uduhamagaye twahagusanga kabisa, tukagufata tukakugeza. So reka mbabwire ngo rero mwakoze kwa natwe. Yari Vibes TV. Mbabwira ngo ikiganiro ni vibe to vibinga, kandi mbabwira ngo mukomeze mushyigikire umuvandimwe. Nitwongera kuguhamagara tuzi ko tuzakubona. Yes, muzambona, kandi ntago nagenda ntababwiye ko mbishimiye cyane. Mwakoze ko mu mwanya. Ntago akenshi abantu babiha agaciro, ariko mwebwe muba mwabizirikanye mukumva natwe dukwiye kuvuga. Imana ibaho umugisha. Vibes TV, kandi nukuri muhahe muronke. Reka mbabwire ngo rero umuntu wese ufite impano najye muri comment twandikire. Haba harimo na nimero za telefone, urebye muri description urazibona. Ubundi uze twivugire ku bintu bijyanye n'umuziki wa cyangwa se n'inditara cyangwa se na films cyangwa n'ibindi byinshi cyane. Nta muntu duheza, upfa kuba ufite impano kandi ifatika ushobora kumvisha abanyarwanda akavuga ati koko iyi mpano igomba kumvikana. Reka mbabwire rero muri kumwe nanjye Benovio Kabutinyi n'ubwite kuri kamera Zebra Switch. Mbabwira ngo ikiganiro nakagaruka. Ciao.